Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kugaruka muri uyu mwanya kugira ngo twongere twungurane ubumenyi ku bijyanye n'imyemerere nyobokamana. By'umwihariko tumaze igihe dukora ku inyigisho zitangwa n'abigisha ba Islamu, aho twakunze kureba inyigisho z'ibinyoma bigisha, by'umwihariko witwa Haji Sege. Ngira ngo kuri ubu ngubu bashinzwe ivugabutumwa muri RMC, hanyuma akaba avuga ko yahoze ari umupasiteri, hanyuma akaba iyo yigisha kenshi akunda gukoresha amagambo yo muri Bibiliya, agaragaza nyine uburyo harimo ubuyisilamu, ariko birumvikana ko atandukanye n'imyemerere ya Isilamu. Avuga ko ibyo ngibyo ari ukubeshya. Hari inshuro nyinshi avuga ko Bibiliya atari igitabo, nubwo Korani yita igitabo. Ukibaza habeshye nde? Ni Allah, ni Muhammadi, ni Sege? Ubeshya muri abo bose ninde? Ariko ntabwo bitindaho cyane. Ngira ngo ku bakristo birashoboka cyane ko ushobora kwibaza ukavuga uti ariko se intego y'ibi biganiro ni iyihe? Ku bakristo ni byiza yuko umenya yuko Yesu yatubwiye neza yuko mu gihe cy'imperuka hazaza abigisha b'ibinyoma. Hazaza abigisha b'ibinyoma. Ndetse Yohana warimo aravuga ngo uwo mwuka wa antikristo ujyana n'abigisha b'ibinyoma ngo watangiye gukora, abantikristo batangiye kuza kera. Yohana mu gice cya Yohana mu gice nyirango cya urwandiko rwa mbere rwa Yohana, niyo nakwandikamo yenda antikristo. Reka twinizere ko baza kubiduha. Reka nandike ntya turebe ko baza kumpereza ibyo nshaka. Murabona ko mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, uyu Yohana ndimo kuvugaho, uramutse ukeneye kumenya uwo ari we, twabonye ko ushobora kujya muri tafsiri za sura ya 36, ukajya kuri aya ya 14. Hanyuma ndibwira ko hano niba tubasha kubibonamo, dore ko naje gusanga ko abasobanuzi ba Islamu bigoye kubona basobanura ibintu kimwe. Ikindi ni uko ibyo bashyira mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza usanga ari bike ugereranije n'ibyo n'ibiba bisanzwe biri mu Cyarabu. Aha rero murabona ko tugereranyije, reka dushyireho tafsiri al-Jalalaini, tuze kureba niba hari aho bavuga. Murabona ko nawe ntabo avugaho, ntabagaragaza. Ariko reka tuze gushyira mu Cyarabu, yenda dushake tafsiri Ibn Kathir. Reka mpindureho hano hejuru, tuze kureba, muze kureba ibisobanuro biri mu Cyarabu uko bingana. Muraza gusanga ari na byinshi, ariko ngira ngo niyo nafata tafsiri Ibn Kathir, nanone nkurishije Word of Allah, ibyo yenda naho dushobora kuza kubibonayo. Hopefully ko twabibona. Reka nihute nkoresheje hano iyo website yitwa wordofallah.com. hanyuma tugende kuri sura ya 36, ngiyi. Hanyuma ni aya ya 13 na 14.
aya ya 13 na 14 aho batubwira intumwa ngo zagiye muri Antakiya cyangwa se muri Antiyokiya zigiye kubwirizayo ubutumwa bwiza, kandi Allah akavuga ko ari intumwa ze. Sorry, reka dutegerezeho gato, ndabona interineti itinda. Turebye hano sinzi niba twarangije kubibona. Tafsiri Ibn Kathir, reka ndore, ngira ngo ni iyi. Dusacinge mu Cyarabu. Sorry, ntabwo sinahinduye hano sura ya 14. Reka mbishyire mu Cyongereza, murahita mubibona ko arizo nafashe. Sura ya 34 yitwa Yasin. Ni iyi aya ya 14, hanyuma dushyiremo Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Okay, hano ndabona idahita iza, reka nongere nshyire mu Cyongereza. Turebe, dushyire mu Cyongereza noneho. Tafsir Ibn Kathir ufite murihangana gato ndacyabishaka. Tafsir Ibn Kathir, dufite Al-Kubari Ibn Kathir, nguyu hano. Dukore search, hanyuma ibyo baduha tubishyire mu Cyongereza. Nitumara kubishyira mu Cyongereza dukore zoom kugira ngo turebe ziriya ntumwa zingahe, eshatu zivugwa ko ngo zoherejwe muri Antakiya. Sinzi niba hano wenda barangije kubiduhereza. Murabona ko hano baravuga imirongo yo muri Korani iyo ariyo, ko bohereje intumwa. When we sent to them two messengers, they denied them, so we reinforced them with a third, and they said, verily we have been sent to you as messengers. They said, you are only human beings like ourselves, and the most gracious has revealed nothing. You are only telling lies. The messengers said, our Lord knows that you have been sent to messengers as messengers to you, and our duty is only to convey plainly. Murabona hano bagenda batubwira iyo migi ariyo, bakavuga bamwe ko bavuze ko aboherejweyo ari uwitwa Sadik na Saduk and Shalom. Aha aba scholars bamwe ngo bavuze ko ari abangaba boherejweyo, hanyuma tukaza kubona ko hari abandi bavuze ko ari abandi bahanuzi bari boherejwe na Yesu, ariko muri abo bahanuzi hakaba witwa Shamun, ariwe apparently witwa Simon Pierre, Yohana, uyu ni John, noneho and the name of the third was Bulus. Bulus uyu nguyu akaba ari iki? Ariwe Paul. Hanyuma uwo mujyi ngo bari bagiyemo ni Antakiya cyangwa se Antiyoshe. Ibyo murabibona. Bariya nabari bavuze hano, hakavuga yuko aba bantu ngo Katada bin Diama claimed that they were messengers of the Messiah. Byumvikana ko bari werejwe na Yesu, sent to the people of Antioch. Ibi nibyo mubona bigenda bigarukwaho. Hanyuma dukomeje kureba, ndumva mo hasi, reka tuze gushaka turebe ko hari aho tuza kubona byibuze ririya zina rya Paul noneho barivuze. Ngira ngo hano bisa naho birangiye, ariko ndibwira ko bigoye ko mo hano tuza kubibona mu Cyongereza, ariko ubwo tugiye kureba nanone mu Cyarabu turaza kubona ko ibyo basobanuyemo hano mu Cyongereza ntabwo bihura exactly n'iki bihura n'ibiri mu Cyarabu. Aha twagiye kureba nanone, murabona ko hano ni Tafsir Ibn Kathir, nahara nizo twarebaga. Wihanganeho gato nongere mbihindure, dushyire mu Cyongereza. Aha murabona ko noneho bije. Ngiye gukora zoom kugira ngo tubashe kubyisomera.
ngira ngo hano noneho birasomeka, murabona ko ni sura ya 36 aya ya 14. Hanyuma mukabona ko ni interpretations of the interpretation of the interpretation of the Great Quran. Murabona ko aha ni ibisobanuro by'ibisobanuro bya korowani. Nyamara nk'uko twabibonye, Allah yavuze yuko korowani ari igitabo gisobanutse kirimo amagambo asobanutse, ariko nubwo bimeze gutyo nyine murabona ko hakenewe ibisobanuro by'ibisobanuro. Ni ukuvuga ibisobanuro byakozwe n'undi muntu, n'undi nawe aza kubisobanura, kandi abangaba nabo iyo basobanura bakoresha nanone ibisobanuro biri muri hadisi cyangwa se suna za Muhamadi, kuko Muhamadi nawe ibiri muri suna ni ibyo yagiye avuga bisobanura imirongo ya korowani. Muri make ubwo birangira tugize ibisobanuro by'ibisobanuro by'ibisobanuro. Hanyuma tuze kurebamo hano and present to them an example, and present to them an example, the companions of when we sit, when they came to it, the messengers sent to them too, but they denied them, so we reinforced them with a third, and they said, indeed you are messengers. They said, you are not but human beings. Ngibi murabibona ko tugiye gushakisha hano bavuga ko Kab al-Ahbar and Wahb ibn Munabih, aba bavuze yuko ngo umujyi wari Antiochia cyangwa Antioch, and there was a king there called Antiochus ibn Antiochus, who used to worship idols. So God sent 3 messengers to him, namely Saduk and Shalom. Murabibona ko ibi birajya guhura n'ibyo twabonye muri izi tafsiri z'icyongereza. Murabona ni tafsiri ibn Kathir. Mukabona ko sura hano ni ya kangahe? Ni ya 36 yitwa Yasin. Hanyuma tukaba twabonye yuko aha hambere igice kimwe cy'abaskwarazi bo muri Isilamu, abamenyi ba Isilamu bavuze nanone ko ari Saduk and Shalom. Murabona ko ibi bihuye na hano mu by'ukuri ibyari hari mu cyongereza, ariko tuze kureba hano ko ibi twakuye mu cyarabu tubihindura mu cyongereza, ntabwo bari bugarukire kuri aba gusa, mu gihe ari hirya ariho bagarukiye. So nitumanuka tukaza kureba, murabona ko hano baravuga ngo uwitwa Ibn Jurayj said on the authority of Wahab ibn Sulaiman, on the authority of Shuaib al-Jubai, that he said, the names uyu wavuga gutyo ni Muhammadi ubwe. The names of the first 2 messengers were Simon and John. Bivuze ngo ni Simon Pierre nanone, Simon Pierre na John. And the name of the third was Paul. And the village was Antioch. Murabibona ibi ngibi biragaragara. Hanyuma rero nibyo nagira ngo mbabwire, uyu Yohana turimo kuvuga hano niwe hano wavuze aya magambo avuga ku byo kuza kwa Antikristo nuko azakora. Hanyuma murabona baravuga ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo? Uhakana data wa twese n'umwana we niwe Antikristo. Aha ibi ngira ngo mugize gute, murabibona. Dushobora gushyira mu cyongereza, dushobora gushaka yenda Bible gateway, ngira ngo hano nibwire ko tuza kubibona. Reka nkore search nka hano, dushake Bibiliya y'icyongereza, tubonye ko ni muri First John, hanyuma tukabona ko chapter ni 22. First John tujyemo
aha tugiye gushaka mu bitabo tuze kureba ni urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Aha urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri. Hanyuma aha murabona ko the test of knowing Christ. Aha uburyo tumenya Kristo ni ibi. My little children, urabona ko we agira gute, avuga ko turi abana be. These things I write to you so that you may not sin, and if anyone sins we have an advocate with the Father. Ahangaha iyi advocate ni n'amagambo agaruka mu gitabo cya Yohana imbere, aho Yesu yasezeranyaga umwuka wera, aribyo hamwe bakoresha comforter, ahandi bakakoresha paraclete, ahandi bagakoresha advocate. Hanyuma Jesus Christ ngibi hano. Hanyuma the test of knowing him. Katurore hano baratubwira the deceptions of the last hour. Mu Cyongereza hariya twari twabonye ko ni umurongo wa 22, ari nawo nkeneye ko tuza kureba. Aha nabo bavuga ngo umunyabinyoma ninde ngo uretse uhakana ko Yesu ari Kristo. Ni ukuvuga umuntu uhakana ko Yesu ari Kristo wese aba ari iki? Aba ari umunyabinyoma. Kuri iki ngiki Islam ivuga ko yemera ko Yesu ari we Kristo, ariko Kristo ntabwo ari izina, ahubwo ni title. Hanyuma hano murabona ko antikristo nuhakana data n'umwana. Ni ukuvuga nuhakana yuko Yesu ari umwana w'Imana, ukavuga ko Imana atari data uwo ari we wese, ubu ubaye antikristo. Kandi iki ngiki Islam igeze gute? Iragihakana. Whoever denies the son does not have the father. Uhakana umwana ntaba afite na se. Murabibona ko ari byo bigeze gute birimo hano. He who acknowledge the son has the father also. Murabibona ko hano uhakana umwana abahakanye ntaba anafite na se, kandi uwemera umwana aba anafite se. Ahangaha rero iki ngiki tugendeye kuri aya magambo duhita tubona neza yuko duhita tubona ko Islam ari antikristo, tugendeye kuri aya magambo. Hanyuma rero narimo mvuga ahangaha izi ntumwa, murabona ko zivugwa muri sura ya 36 aya ya 14 zirimo Simon and John, wa gatatu akaba Paul. Uyu John ni uri mutubwira ko umuntu wese uhakana ko Yesu ari umwana w'Imana, uwo nguwo ari antikristo. Ibyo Islam nayo igize gute? Ihakana. Bivuga ko Islam na antikristo. Ibi ngibi ngira ngo buri wese ugiye uhuza ibyanditswe uhita ubibona ko umwanzuro waba uri ufata ari ukuvuga ko Islam ubwayo ari parte ya antikristo. Rero ndagira ngo muri uyu mwanya dukomeze twumve icyo Sege atubwira uyu munsi, hanyuma dukore comment dusoza. Kusoza kuna mtu asiyekuwa Muislamu yuko hapa. Mimi hapa hari umuntu utari Muislamu. Anataka kuwa Muislamu. Shaka kuwa Muislamu. Aje hapa. Aze hano. Tumwingize katika dini ya Mwenyezi Mungu. Umuntu yasobanukiwe akaba yakunze amagambo twasomye mu bitabo byombi. Akaba ashaka kuba Muislamu. Aze hano. Ule ndugu yetu anataka kuwa Muislamu tayari. Allahu Akbar. Yangu mimi nakupenda sana. Ati muvandimwe turagukunze cyane. Sababu leo ni siku ya kwanza. Leo ari umunsi wa mbere w'inyakamata hatua kuwa Muislamu. Tukufasha icyemezo cyo kuba Muislamu mu ba mbere kuri umunsi wa mbere. Sisi Waislamu, twebwe Waislamu tuandikishe barua kwa kuingia Uislamu. Ntabwo twebwe dusinyisha umuntu amasezerano yo kwinjira mu Uislamu. Hakuna karatasi ya kulipa. Rwose nta nubwo tutanga resi ngo mwishyure yanaya. Wakati unasikia roho yako, igihe wewe mutima ufashe icyemezo inakukubalisha kuwa Muislamu, icyemezo ukavuga uti ngiye mutima wanjye niyemeje kuba Muislamu, tayari utakuingiza rwose tukwinjiza mu idini rya Kiislamu. Hiyo sababu walikusomea Waroma 10:10. Niyo mpamvu twagusomeye Abaroma igice cya 10 umurongo wa
leo nisaidie uisome tena. ongera udusomere udufashe udusomere Abaroma 10:10. Sisi hatubatize watu kwa maji. Twebwe ntabwo tubatiza abantu mu mazi. Hapana. Oya, Watu wa kubatiza hata mtu iyo ntabwo tubatiza abantu mu mazi kuko Yesu atigeze abatiza n'umuntu n'umwe mu mazi, alikukutana Matayo kwa maji. ahubwo yasanze Matayo ku kiyaga cy'amazi, Kumubatiza. ntabwo yigeze amubatiza. Akamwambia Aramubwira ati, unifuate. wowe Matayo nkurikira. Akamtosha kule kwa maji. Amuvana aho ngaho ku mazi, Akamwambia Matayo, aho ku nyanja ahita abwira Matayo ati, kubali Mungu mmoja. wowe Matayo icyo gusaba ni ukwemera Imana imwe gusa, Na mimi Yesu nanjye Yesu mtume wa ni Mwenyezi. intumwa y'Imana. Matayo akasilimu. Matayo yese w'Umuyisilamu Pia kwa maji. ntabwo kujya kumukira, ese ubundi arajya kunyagiza kubera abaduteze amatwi ndagira ngo mwumve iki kintu. Ku bakristo hari igihe tutita ku bintu. Aha murumva ibyo Sege akoze, agiye gufata amagambo ya Bibiliya ayasobanura uko atari, ayaha ibindi bisobanuro, avuga uburyo Yesu ari umuyisilamu, ndetse na ba Matayo bahise baba abayisilamu. Nyamara Matayo tuvuga niba ari umuyisilamu, yavuze ko Yesu ari umwana w'Imana, avuga ko ari Imana ubwayo. Hanyuma aba umuyisilamu gute? Kandi icyo ngicyo ntuza yo ubwayo itacyemera. Ntabwo Isilamu yemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ntabwo Isilamu yemera yuko ntabwo Isilamu yemera ko Yesu icyatumye abambwa ari uko yavugaga ko ari Mesiya. Ku Bayisiraheli iyo babwiraga ko uvuze kuri Mesiya, ntabwo babyumvaga, bumvaga ko wigereranije n'Imana, kuko bari neza kuri bo, bari bazi neza yuko kuvuga ko uri Kristo bihwanye no kuvuga yuko uri Imana. Niyo mpamvu mu birego bamureze, igihe Yesu yavuga ngo turacyashakira iki ibindi bihamya byo kumurega, igihe bamuregaga icyo kirego yari amaje kuvuga ngo bari bamaje kumubaza ngo urahamya ko ari wowe Mesiya? Arababwira ati ni jye Mesiya. Urahamya ko ari wowe Kristo? Arababwira ati mwakabimenye. Hanyuma umutambyi ngo ahita ashishimura imyambaro ye, avuga yuko Yesu yigereranije. Ni amagambo dushobora kubona muri Matayo. Turacyashakira iki? Reka turore cyashakira iki. Reka turore niba dushobora kuyabona muri Bibiliya. Tuze kureba amagambo yenda avuga ngo arigereranije. Turebe muri Matayo igice cya 26. Mwihangane, narimo nshakisha amagambo ahantu ari. Matayo igice cya 26, 26 umurongo wa 65. Reka nshyiremo 26 gusa, hanyuma dushakishe tuze kureba ku murongo wa 65. Ndabona ariho nkoresheje telefone nshakisha, niho banyereka ayo magambo ari. Ni amagambo atubwira uburyo Yesu bamujyanye nyine ku batambyi. Reka yenda mpere ku magambo ari ku murongo wa 52 wo muri iki gice cya Matayo, avuga ngo maze Yesu aramubwira ati subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data? Aha murabibona, ntabasha gusaba Data. Uyu ni Matayo. Sege amaje kutubwira neza yuko Yesu amuhamagaye yahise aba umuyisilamu. Kandi uyu muyisilamu witwa Matayo yemeraga yuko Imana ari se wande, ari se wa Yesu. Mu yandi magambo yemeraga ko Yesu ari umwana w'Imana. Hanyuma rero hano murabona ko uyu Matayo ni urimo kuvuga ibyo Yesu yavuze. Aravuga ngo mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyohereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo, ibyanditswe byasohora bite? Kandi ariko bikwiriye kuba. Uwo mwanya Yesu abaza igitera ati harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo.
nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Abafashe Yesu bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru, ariho abanditsi n'abakuru bari bateraniye. Petero amukurikira arenga ahinguka, agera ku rugo rw'umutambyi mukuru, arujyamo yicarana n'abagaragu ngo arebe amaherezo. Maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu w'ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Barabibura, nubwo haje abagabo b'ibinyoma benshi. Hanyuma haza babiri, baravuga bati, uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Urumva aba babiri bo ikirego bamureze cyari iki? Icyo yavugaga cyo gusenya urusengero akarwubaka mu minsi 3. Yesu tubona ko mu yindi mirongo avuga ko icyo yavugaga ari umubiri we. Ibyo wabishaka nabibona muri Yohana mu gice cya 6, ndumva abigaragaza ko umubiri we ari uzatambwaho igitambo. Ni nawo wapfuye, ni nayo mpamvu yo tuvuga ko Yesu yapfuye ntabwo ari ukuvuga ko ubumana bwe bwapfuye, ahubwo hapfuye wa mubiri we yari yagize gute, yari yambaye. Umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati, ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo aba bakureze? Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru aramubwira ati, nkurahirije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Murabibona ko ku Bayahudi bari babizi neza yuko uvuze Kristo uba uvuze umwana w'Imana. Ngibi hano murabibona. Iki rero kubigisha Abayisilamu ntawe uzakikubwira. Isilamu yemera ko Yesu ari Kristo, ariko Kristo ivuga ko yemera, ntiyemera ko ari umwana w'Imana. Mu yandi magambo, nidusubira muri ya magambo yo muri Yohana, ahangaha mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ku murongo wa 22, who is a liar? Umunyabinyoma ninde uretse uhakana ko Yesu ari Kristo? Mu by'ukuri Isilamu yemera ko ivuga ko yemera Yesu ko ari Mesiya, ariko mu by'ukuri ntabwo bemera ko ari Mesiya. Isilamu ni ikinyoma. Hanyuma ikindi, antikristo ninde? Nuhakana data n'umwana. Hano akavuga ku murongo wa 23, akavuga ngo uhakana wese umwana ntafite na se, kandi uwemera umwana aba afite na se. Mwihangane nyine mbisomye mu Cyongereza, ariko niko amagambo yanditse mu Kinyarwanda. Ibyo ndumva nabyo twagerageje kugira gute kubisoma. Hanyuma rero murabona neza yuko hano Yohana uyu Matayo arimo aravuga yuko Yesu yavuze ngo nako uyu mutambyi yabwiye Yesu, aramubaza ngo, nkurahirije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Aha niko navugaga ko kuvuga Kristo ku Bayahudi automatically byari bivuze yuko uvuze umwana w'Imana. Nicyo byari bivuze. Hanyuma ngo Yesu aramusubiza ati, wakabimenye, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Murabona ko ibyo Yesu yashubije umutambyi mukuru, amubwira yuko mu by'ukuri ari we Kristo. Yarabyemeye. Mu gihe uyu se uvuga yuko ubutumwa bwa Barinaba ari bwo yemera, ubwo butumwa buhakana ko Yesu ari Kristo. Hanyuma Yesu aravuga ngo, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvise atyo, ashishimura imyenda ye ati, arigereranije, akoze blasphemy mu Cyongereza. Turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe. Mu yandi magambo, kuvuga yuko uri Kristo by'ubwabyo ku Bayahudi bumvaga ko wigereranije n'Imana ubwayo. So ndagira ngo mbabwire ko rero Isilamu igira itya ikatubeshya ko yemera ko Yesu ari Kristo, ariko mu by'ukuri ntabwo yemera ko Yesu ari Kristo. Ahubwo yo ubwayo ni antikristo, ni umwuka wa antikristo, ni imyigishirize ya antikristo Isilamu ifite. Hanyuma rero uyu mutambyi mukuru ngo yakomeje abaza ngo, muratekereza iki? Baramusubiza atakwiriye kwicwa. Nuko bamucira amacandwe mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi bati,
duhanure. Kristo ninde ugukubise? Kubera yuko kubera icyo babikora hano, bazi neza ko Kristo agomba kumenya buri kintu cyose abantu batagombye kugira gute kukimubwira. Niyo mpamvu ibi ngibi babikoze bamunyega, ariko si uko atarabizi, n'ubundi nuko yabihoreye. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja we aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana, arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto, abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse imvugo yawe irakumenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati, uwo muntu simuzi. Muri ako kanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yari yavuze ati, inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ararira cyane. Mwene data, wowe uteze amatwi iki kiganiro, ndakubwira ko niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, uramukeneye. Kristo niwe mbabazi Imana yatwoherereje, niwe butumwa bwiza Imana yatwoherereje. Bibiliya ivuga ngo umwizera ntateka acirwaho, ngo ariko utamwizera amaje kuricirwaho rwose. Kandi igituma jyewe ngirira icyizere Yesu Kristo nuko ibyo yavuze byose yarabishohoje. Igituma nizera Kristo kurusha uko nizera Muhamadi nuko ibyo Yesu yavuze yarabishohoje. Yavuze ko ubwe ku mwanzuro we bwite afata azatanga ubugingo bwe agapfa kugira ngo acungure inyokomuntu, kandi nyuma yaho, nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ibyo yarabivuze, arabikora, arazuka. Hanyuma ikindi nuko ntiyigeze akora icyaha, nubwo yagiriwe nabi, nubwo no mu kwicwa kwe ntiyigeze agira umutima mubi. Hari umuririmbyi mu minsi yashize waririmbye aravuga ngo, iyo nza kuba ngo mfite icyo nguha, ngo nari bukiguhe, ngo ariko ngo nari bunakiguhesha iki, ngo ko ibyo mfite, ngo ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti. Kristo nubwo turi abanyabyaha, ariko yemeye gupfa kubw'ibyaha byacu kugira ngo muri we tubone ubugingo buhoraho. Rero ndakubwira ngo niba utaramwakira, uramukeneye, kuko yuzuye imbabazi. Atandukanye nanjye urimo kuvuga. Jewe nshobora gukora amafuti, jewe nshobora kukugirira nabi, ariko Kristo we yuzuye imbabazi, yapfuye kubwa kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Yapfuye kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Nta mpamvu rero gukomeza kurwana iyo ntambara, urwana ugerageza kwishakira gukiranuka kwawe. Ukeneye gukiranuka kwa Kristo. Ndagushimira rero ko wakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu, kandi nkubwira neza yuko ngushimira kubwo umuhati wawe. Ikindi ngushimira kubwo kwemera gufata umwanya, ngushimira ibitekerezo byawe. Nanakubwira yuko ari ingenzi ko ukomeza kuduha ibitekerezo byawe, ugakora share, ugakora subscribe niba utarabikora, hanyuma ukaba wakora like. Hanyuma ikindi, igihe ubona bishoboka, ushobora kudownloadinga ibiganiro ukabisangiza abandi. Imana ikomeze kubana namwe, ibaho umugisha, naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe, ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.